buriya rero ngewe nsanzwe nkora mu bintu by'imodoka. Komeza we nakubwa ngushyira amafaranga wanze. Ubu haje n'utumodoka dushya. Yanga nagurishije bamaye 800. Mvuze ngo ushyiraho ya mafaranga yanjye. Yabimba 800 babimaye yanka. Fata amafaranga vuba shyira mu gikapu ubu ngubu ruri hafi. Nyafate. Burayafate ubwo we murati. Nagaruka. Akira fata amafaranga yabike. Mbo wa mugabo we rero. Umunsi turaburaje. Cyane nabibonye pe. Ariko nakubwiye umwuga ngo tuzavuve muranga. Ako nanjye narakubwiye. Tuzawuhindura ndetse kandi urabyemera. Tuzawuhindura mbo. Ariko hari ikintu mbona. Ajya tugiye kunyuma wasanga turi. None sa uri kubona ayikora. Namubonye. Wabonye. Tugerageza amahirwe. Mbo ubu rero. Ubu urabona. Mugabo arayafite umwana. Umuntu ari kujya yikaragabanya n'umushumba. Manyaragira inka. Bajya baramwirukanye kunuza ku gishumba. Buriya rero tunayabarira akazi. Arakubwiye ngo wa mugabo uramuzi se? Ndamuzi. Akaza bundi ntayambaye. Muraho mwabagabo mwe. Amakuru yanyu turakomeye. Ndumva mwebwe imishinga muhegeze ko. Ubu twari tuvuye kwa pasitoro. Himbaza Imana. Ariko zangira nuko bazifunze tusenga tujya kuri kiriza nkuru. Imvuye gusenga. Ubu ngubu amateraniro yari oke. Uyu ngubu nshaka no kumwubakira. Inka sugiye kunyubakira. Ntabwo yanka twayigurishije. Serious? Nuko narinje kugura isambu kwa Kanyabirayi nkasanga barayintwaye. Ubu ngiye kukubakira rero. Wamwe uhita uri mu kazari. Ndabyumva wa mugabo. Nuko ntwerera amafaranga ariko barakumbwiye rwose. Nicyo rwose. Baguhaye ngo nigenzara nikoga 800. Nibyo bamaye kuyomba. Ngenzara miratema amara. Abana baraburaye. Yego. Wa mwana wanjye. Ku ishuri do mwarimu ngo yanzaniye. Yohereje umwana mu rugo nanjye do umugore ambwiye kubitinza ibipfunsi. Umugore yakubiza ibipfunsi nanjye nta kuntu ntagize dore ubona ringiye hariya. Ubu ni amafaranga ufite. Reka nudo. Ngira n'urupfumuye. Abusha mwabagabo. Umva nimundeke ngiye mu mbohore ngende kuko ubu nashyushye sinzi kuntu meze. Iyo nzu yayikubise se niyayisenyera. Umva mbabarira ngende gusa. Umva ntacyo na. Mbabarira. Buri fata kurisha sabu cyane wambwira. Ariko jako ako rubanda bagira menshi. Ubu uyu muntu yabitekereje umva andeba mu mutwe abona agenda igikapu ku buryo ashaka ariko umva baramubeshye. Nyine abona abatubuzi. We muzashaka abandi. Je ntago mwamfata we. Toka. Abaye nyine uyu munsi twaburaye. Narabikubwiye ariko ko nanjye narakubwiye. Mu mwuga urananira. Akira bika. Turabigira ubwo dusubira kwisetanye. Dusubira kwiseta. Tugende. Narabikubwiye. Uyu munsi nyine byagoranye. Ubwo dutegerereza. Baretse tukajya mu mugabo gutobora amazuka byakubwiye. Kandi nawo warya. Reba nk'ubu toboye igikoni cy'umuntu. Ugatwara ihene n'ibihumbi 5 kwikige none zirahenze. Kwa Karori hari inka. N'ihene uzubuze wajyana n'inka ziba ziri hanze. Hari abari n'inkwavu. Iguriya rero nakugira inama yo kugura akamoto. Inka ntabwo yajyaho. Tukajya tuzume. Nawe wayitwara kuri moto. Ubwo wagura inzembe tukajya tuzibaga tugatwara inyama mu mashashi. Aha ni wajya twara itako ku Ndureba ntabwo cika. Ariko reka mutuma. Afite na telefone. Namubonye.
cya gikapu ndagusanga tuze amafaranga kandi ejo bundi warampombeje kuri wa mukire wa wundi urakomeza ndakubwira ngo tumufate gutya uranga wowe rero igihe nicyo ambu ari komere mabuja mwiriwe meze mute noneho ko mbona wambaye neza suri kujya he ngiye gufata akamodoka hano hepfo kandi niyo mbonye mu kanya ihagaze se ihagaze n'ubumenyi igihari ubwo tugende Urabeshya. reka igihari nitutasanga idahari tugenda we nkutegere ubundi ugiye he ubu ni ngubu ngiye mu mujyi ho gakeya mu mujyi tugere nyine nkutegere ngiye ubundi ibintu ibintu byo gutega burangiye mbikoramo none se nawe ukata amatike buriya rero ngewe nsanzwe nkora mu bintu by'imodoka komeza we nakubwa gushyira amafaranga wanze ngo haje n'utumodoka dushya yanga nagurishije amaye 800 ye navuze ngo ushyiraho ya mafaranga yanjye yabimba 800 babimaye yanka kirayetaye silamugiye wamuhamagara ubonye amahirwe nk'ayo amahirwe nk'ayo wayiteye none se reka nkora amafaranga ko mbona ari menshi se ni menshi ndabona ari igipfunyika da wasanga yataye mwana fata amafaranga vuba shyira mu gikapu ubu ngubu ruri hafi kugaruka nyafate we yafate ubwo we murati nagaruka akira fata amafaranga yabike oya fata amafaranga yashyire mu gikapu yahishe yabike kandi bino bifaranga ntabwo uri kubibona ni umuzingo we rero no mu mujyi byihorere kujyayo usiko ntabwo ugashyira mu ntuzi oya ntabwo mwumvishe ukuntu aciye havuga ngo aciye avuga kuri 700 800 wawumvishije nabi ubwo we yashyire mu ntuzi yagira ubu nyashyiramo ntabwo kiri bugaruke kigaruka rero hari icyo uri kubona yabike ngenda njye kwitegera imodoka reka nkusezerere uri kumva ubwo wansezera gutyo gute se kwanduranya ibihumbi 800 se ngahore none se ko nakubwira ngo yatoraguruka byanga nkayitoragurira turagabana reka reka umva mabuja turagabana warebaga ntabwo yarebaga gira ukuntu ubigenza tugabana hakiri reka reka ntabwo tugabana ahubwo reka nigendere oya mabuja oya turagabana aya mafaranga pe aya mafaranga 400 ni 800 mwabana mwe mukomere muzehe mukomere kuri kurira sikomera muzehe nta musaza urira wagiye ntabwo ari naciye abantu uzi ko uri nk'uzira umubyeyi umusaza si igicucura uzi ko nayo mafaranga vuga gake nayo mafaranga mwabagabo oya umuntu nta mafaranga arimo wa musaza nta mafaranga hano nkaya bahari mw'abantu mwe ntabwo baciyeho hano ngaho wose niba uducara amafaranga ubonye dufite wasanga rimwe muyatwaye tuyatwaye abantu mwe kandi mbareba kadagara hano ruguru genda ntayahari genda ntayahari haraye ubona wowe genda ushakisha mu muhanda amafaranga yawe genda ubundi uvuye apfiriye genda urebe iruka noneho umugore aranyica umusaza ninka twari twagurije wataye angahe 800 ubwo wari wabikuye nagurishije ugahita uyata mu nzira aranyica cyangwa ubwo yanywereye kwa ka muhanda genda ajya gushakisha reka wagiye mabuja rero buretse kuncika urabona yuko agiye tugabanika hakiri kare umva rero reka nkubwire aya mafaranga ninjye wayatoraguye kuba wayatoraguye se sitake kumbwira ngo turayagabana bivuga yuko ngo tutagabana basi mami ibihumbi 100 ibihumbi 100 utware 100 ngahe cyangwa se nanone dore wafashe ibihumbi 100 so bifite mu mufuka niyo telefone umpe n'iki gikapu turahurira ku muhanda ubundi hanyuma se tubone kuyagabana nose ubu ngubu iyi telefone yawe sure kuyibona se n'iki gikapu telefone yanjye n'iki gikapu uzi umuzigo uri wowe harimo ibihumbi 800 bitarimo se ubu usuze impetse ntaki ni ibyenda byawe byonyine si byahise zana wowe turaza kugira ariko ibi bintu nibyara igikapu na telefone
tugahurira ku muhanda. Ubwo rero reka nkiguhe wewe turahura ku muhanda ha hepfo cyane. Turabikora hehe? Mu mutuzo. Akiri neza na biningira ikibazo utambeshye ukanka ntose amafaranga sinari. Wowe genda hari ikindi bayo imodoka ubu ndayifatira kuri jana. aha Yeba wewe. Telefone n'igikapu. Aba ni abatubuzi. Turahangana n'uriya muhungu. Maze nicara. Banze mbara ya mafaranga y'ura muhungu. Amaye muhaye igikapu. Ibihumbi 5,500 hejuru ya kiriya gikapu cyanjye n'iriya telefone. Kasubire. Rebera ibi bintu baba bakunyitse. kandura urihe kwitari wega itoni ubwo yanangaza bireba iyi turayiryamo 10 mo password sha password se baziforoma ntabwo bamubwira bayikuremo baraziforoma to ubu turamubwira akazinda twefite umuvandimwe arayiforomata ibyo ni ibintu byoroshe ibi biroroshe imangahe hano kapucomenya nacyo kirimo amafaranga imangahira arimo ntacyo reka tubanza tujye ino telefone yiba yifate yibi dukomeze umwuga se turaje dute twinjira no muri wa wundi yiko wihene n'ingurube ibudi nibi ubu ni wacu umugore urageze ubu twariye ni wacu mbo abantu nkamwe murabatuza ushaka kumbwira iki wapi ndeka nkubwira ikibazo mwe nari mpetse igikapu mfite na telefone urumva za zindi nini saa simana ubwo mpuye n'abahungu barantungurira bantwaye igikapu bantwara na telefone none reba ubufaranga nsanze nguhuye n'abahungu barantungurira ariko ntabwo bazi nari bantuye no muri komite yo kujya mbafata none se bageze hehe nabonye bagenda tayari ikibazo cyanyu ni iki ngiki ese undi kucyaba mama mutagira ubwenge yego ndabizi n'abantu numvaga babivuga ntabwo byari biri bwambe nibwo bwambe wa mama we hari ikintu ubundi mu buzima uba utagomba kwicuza aka kanya we wagatashye ukajya kuryama kubera ko buriya bari abatubuzi nabo nyine urebye mu buryo bakora ibintu bitema ariko baba bashaka kurya yaje akavuga ngo igikapu na telefone ese ukaturebe amafaranga reba nawe ubufaranga bampaye ndacyana bufite no muntu ese mabuja igikapu cy'ubangahe igikapu nari nakiguze 20,000 none se ubundi mu mafaranga bari kubara neza bumvaga ari umubare ungana ute numvaga byibura cyari igipfunyika cya danje numvaga ari nk'800 cyangwa miliyoni uriya muri iyi si bajya bavuga ngo urarikira byinshi ukabona duke wari ufite hano icyo bishatse kuba ni iki nawe byanga bikunda uri indyarya uti gute we uravuga nteka mbahereza igikapu na telefone igihe nsigana amafaranga menshi ariko mu by'ukuri ntabwo yari ibyo sibyo ahubwo reka mubwire ikibazo cyawe ni iki ngiki uri butukira yego nyine ibibazo byawe genda ubibwire umugabo wawe hari igihe fata amafaranga nawe narinjije nawe toka yanja nawe toka tumva nkuvumiye kugahera wowe wowe genda urya ibiryo by'umugabo sha umva mabonye nabagura n'akana sha wowe uri urashaka kurya byinshi sha bakoze barabijyana nanjye nza kuba mari sha mbafashije mbega gahungu nako kagatubuzi kagateka mitwe kariya gahungu ni ingegera urakagorya uragacucu wowe urumva
se kugira ngo abantu mukomere wadageho njyewe ntungu amasoso fuck you